abo bagabo ngo biba byagenze gute? N'abawe mwarasezeranye byagenze gute? Umugabo wese ntabwo ari uko muba mwarasezeranye, urumva agenda inywera iryo tabi, nkinywera inzoga, nkahurira nabo mu kabari, tukaba inshuti gutyo. Undi munsi nzongera gukorana n'abagabo banjye, buri munsi ndabibonera ukaza ubajyana, tuzaserera tuzikundana. Sibwo ushaka ngo tunazijyemo se? Cyangwa nandeshya gutyo ukagira ngo twanazijyamo mwana. N'undi munsi wumva ntukabone ndi kugusajya ugenda ndakwishimiye bibi. Wese wantwaye wowe nta kintu nagutwara. nta kintu Abo se iyi ni ikibuno, iki ni wowe iki ni ikibuno mbere ngo ndewe wanshobora wowe icyo ni ikibuno urakoye genda ngira gutya umugabo wese akavamo umuntu. Siko ibisati nabikorora watibeshye ngibiwe ubwo se wowe ufite ibindi yewe byo mfite ntabwo kureba wumvishe neza. Abagabo banjye ndakwiye myinshi ya gatatu tuzaserera akira dupinga ubwo nzajya mbagutwara bose bagutwara se ufite iki ni nyinshi ufite se ni ikibero kirekere amabyi n'undi munsi iki wowe wandaya ndani nyoka yakubyaye ndayishaje ni wa mukobwa ni wo udashaje yakayo n'undi munsi ariko nzabagutwara ubabare. Umve umugabo wese nzi uko tuziranye nzongera kubona nawe tuzongera kuvugana na rimwe ntabwo ndi gupingana nawe ntabwo nambikanye nawe impeta. Urumva baby we se wibona mwiza nibonamo ubwiza nibonamo nyashi nibonamo ikibero cyiza ngo nyereka ikibero gisa ikibero si cyo kibero ni iki ngo kinyereka reka turebe wowe nta kibero cyiza iki we ngiye yawe ugifite n'abambaye akantu kagera hano yaba ntagifite sinari kujya gutwara abagabo. Ntiwisize amavuta ngo uracya urumva kutisiga ni ubushake bwanjye nawe ukundira icyo gikora cyane kuki bakwanze bakaza kuri njyewe njye nkundwa n'abanyamahanga abanyamahanga nibo bankunda abanyarwanda ndabaguhariye bazana ahubwo nabo njye mbatwara bazana ntabwo baza mu Rwanda hanyuma baba bari hanze uzabasangayo ngende indege buri munsi njyayo uyitega nanjye nyitega kirekere buhangane. Ese uko muri gushwana muri gupfukira tukubwira ikintu turi gupfa n'iyi bici kuri izi saa sita musinzi iki? Erega tuba twasinze tuba twazirayemo ariko nta mpamvu yo kugira ngo nibonere abagabo beza aze ashaka kubaheneka iri dafari rye. None se abo bagabo muri kubabona gute? Ntibo muri gupfa bigenze gute? Turi gupfa abagabo mba niboneye abagabo yagutwariye umugabo ni abagabo ntabwo ari umugabo uvuze umugabo avuga umugabo umwe ntabwo ari umugabo umwe ari abagabo ni ukuvuga umugabo wese ushatse ahita amutwara. dushobora kuba turi gusangira inzoga teza akabicara imbere akabicara ku maguru akababajyanye gutyo akabajyana ariko ubwo nawe ujya umwishyura wowe nyine ugatwara abiwe se baba bafite sinzi n'aho abaturutse niyamye inshuro ebyiri hose mbatwara uri hehe uzongera ubatwara nuko baba bankunze ufite iki bakunda ngase nyereka icyo ufite wowe nyereka icyo ufite wese bankunze nawe bakuguma uyu munsi ni imbiyama ntibazongere ariko muri gupfa ubusa none se gupfa ubusa kandi ari abagabo ni iboro kubabona baba ari abandi ubundi aba ari abanjye mba nabikuriye gisimeti mba nabakuye convention mba nabakuye nyine muri Kigali akaza agahita bajya abo bagabo ngo biba byagenze gute? N'abawe mwarasezeranye byagenze gute? Umugabo wese ntabwo ari uko muba mwarasezeranye, urumva agenda inywera iryo tabi, nkinywera inzoga, nkahurira nabo mu kabari, tukaba inshuti gutyo. None we akaza ashaka kubajyana, urumva kuko nabo baba basinze nta bwenge baba bafite, araza nyine agatukura amabajyana bagenda. Reka tugendane. Umupfana iki uyu mukobwa ubundi? Mupfana iki ubwo murakorana? Uyu nguyu dukora uburaya, dukorana akazi kamwe. Ko mbona se mukiri batoya ubwo ibyo bintu mwabigiyemo mute? Ibintu bitwinjiriza amafaranga, sibyo? Akazi bigabo by'abakire, ibigabo byakoze kera n'ibisaza byose bikaduha amafaranga. Ubwo bagabo rero nibo muri gupfa? Turi gupfa abagabo, antwaye abagabo batatu bose. Batatu? Bamuha amafaranga? Bamuha amafaranga nabo bamaga bose barayamuha. Ubu cyangwa uri kumuha pasi? Umvira atereka mubwira ukuntu biba byagenze. Uyu nguyu aba yasinze yaho payi yanyweye inzoga zamurenze yanyweye n'itabi
none nanjye mba ninywereye utuyoga nyine twa makeya tutatuma sinda rero baba bicaye bari kunywa nanjye nabona bafite gahunda kandi njye mba nishakira amafaranga ngahita muterura tukigendera akajya kumpa amafaranga ubwo se uba wasinze ntuba uri kubaka amafaranga nzaba gutwara ngaho uzongera ubajyane nyanka bikabi uyu munsi ndaya mu gisimenti bose mbiyamisa bose bagize abantu bose rega ndabakunda bose barandyohereza urumva bagiye kumuryohereza ninde bataryohereza wese ubwo bakuri uze uraryoshye cyane uraryoshye baje kuguha urama wowe ufite iki wama baje kuguha uri ikigoryi kuko utari ikigoryi ntabwo watwara umugabo wundi muntu yiboneye ahubwo ni wowe ikigoryi we nureba nabi uzagenda iwanyu icupa iwacu ruzari hehe iwacu mu mujyi wa Kigali iwacu mu mujyi wa Kigali ariko wowe waturutse hehe we waba kavukire ungende kavukire undebe wirebe urebe ko aho yego urebe ko aho duhuriye ubwo ijipo wirirwa wambaye se uko nagukurira ibyo bisitse nubwo uri kugushuka ngo uri kavukire ugende kavukire uzi abana ba kavukire ukuntu bameze gute bandenze bameze nkawe se ndakubwiye n'undi munsi ntuzantwarira abagabo mu gihe ubatwara tuzambarana ubusanye nawe nakubwiye ngo nzabatwara abana bazabasekwa bazadusekera iki neza uzambara ubusa mu nzira abana ntibaguseka nyine twebwe two byararangiye ibyacu baduseka badaduseka abaduseka ntabwo ari bakeya mwese ubusetswe n'umuntu w'umwana uri kumva kitaba ari ikibazo niko ngo abana bato uri kumva bagusetse ntabwo waba ufite ikibazo kandi byararangiye wambaye ubusa mu nzira tuzabwambara kangahe kandi buri munsi tubwambara buri munsi turabwambara ariko mubwereka abantu bakuru ntabwo ari abana ubwo se turi kugenda mu nzira twambaye yenda ikariso yonyine ubundi si ko tuba twambaye ubusa abana se ntitubacaho ibyo se bibaho bibaho cyane inaha njyewe wasaze se nkawe wese utarasaze ntabwo wakambara ugenda wifite amaguru y'umukara ameze nk'ay'inyenzi ariko ubundi wajya unyitegereza wanyitegereje neza uri igikira ndi igiki ndi umuntu aho uratukanye nta nkende mu muntu ibaho da kandi ari inkende ndi kubona amaso ni inkende afite ibintu n'inkende ubundi sasa tuzahangana ubibone tuzahangana ahubwo kandi ari byo ndimo nibyo urimo se tubikore nonaha tubikore se nanjye n'umuntu twitambika kuko twitambitsemo kahabera umutwe bose imitwe nayisatura wadutwara iki yo uraza abona satura imitwe ngo muba mufite n'inzembe niko bavuga njyewe hano umve mwo hano ibintu biba birimo ni byinshi cyane n'urwembe buriya nanaranye n'umugabo ntanyishyure kahabera ubwo si ubugome nyine twebwe tuba dufitemo n'ubugome twebwe se ubundi nta rukundo tugira mu mubiri kubera ikize mwagiye mugira urukundo ibyo bintu byo kuba umugome uri kumva ari byo tutabaho umugome mu mujyi wa Kigali ntabwo twawuvamo ariko ndi kumva ntacyo byaba bitwaye kwibera umuntu mwiza nta bwiza aho kuyungu ushaka kunjyanira abagabo afite ibibazo nk'imbaka za irere nakubwiye ngo wambowe wabici ibice ni wowe indaya ishaje aho ukavuga ngo indaya ni wowe washishutse iminwa ongeraho indaya ishaje ceceka wowe ceceka sazanye ubwiza ubuhe bwiza w'amaso hatukuye uzi ko twaserera guserera nande uri guserera nande twaserera nubwo ariko nandi guseka nawe wishimiye nagukubita wankubise se nitonde wankubise ndi kwanga kurwana nawe wabikoze se kandi ibyo nshaka wabikoze nakuretse ndi kwanga kurwana nawe wabikoze nuko nzi neza ko mu mutwe wawe zeru wasinze ntabwo nasinze mwana ntabwo nasinze urumva wasinze ntabwo ameze nkanjye hanyuma niba utasinze wabaye iki ubwo uri muzima ndi muzima nyine uri kubona ndi umufusi wasinze icyo cyangwa ugenda ujya kuryama baby ntugashake gushakira umugabo ajya kukuryama muri babandi watwaye hanze mu guhamagara hamagara agira telefone ubundi iri hehe wayikura hese aho wayikura ufite iyese wowe nuko ntawe nagendanye ukuntu gakanura we batayagwambo yajyane mu matabi n'inzoga barazingurira bro imogi wowe zigiye kukugira mu mutwe nta kibazo wowe ufite mu mutwe heza uba wubatse mu mujyi wa Kigali.